ni ukuri hari igihe twikoreza abagabo bacu ibintu batabasha. Njya mbwira abasore n'inkumi bifuza gushaka ari uko Imana yavuze. Abajene haleluya. Imana ibanze imbwire ngo ni Jacqueline, Imana imbwire ngo ni Jeanne, Imana imbwire ngo ni Paul, kandi iryo jwi ukarishakishwa no kugira ngo ugire ikintu kimeze nka sekirite ubwo ari Imana yabivuze ko nta bibazo muzagira. Hanyuma nanjye nkakubwira ngo Imana yashingiye Adamu na Eva, Pastor arinde ari Imana, ariko nabo baranga bagira gute? Nabo baranga bagira ibibazo. Njya mbwira abasore n'inkumi bifuza gushaka ari uko Imana yavuze. Tubambo twashakanye kuko yananiwe kubyuzuza, tugahora tumuciraho iteka. Nukura amahoro yawe ntashingiye ku mugabo wawe, amahoro yawe ntashingiye ku mugore wawe. Icyakora iyo yubaha Imana azana ibintu biryoshye pe. Burya hatabanje mu rwa Yesu, nubwo bakubwira no magambo meza Jack amaze kumbwira, nzayagendera nk'imyaka 2. Nubwo bayakubwira igitondo n'umugoroba ntaho afata. Nukuvuga ngo Satani utaratinye gukomanga mu rugo Imana yishyingiriye ntazatinya gukomanga iwawe. Nanjye dutuye muri iyi Kigali arakomanga we, ariko dushobora kumwima karibu kubw'imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ntabwo no gushaka Imana yavuze ari byo bitanga umutekano, ahubwo aho wavuganiye n'Imana, ibyo bintu bigusabanya n'Imana, nubikomeza wowe n'umugabo wawe muzarindwa, muzaba amahoro. Nimubita ububi bw'ibitambuka bye kutwibagiza umugambi w'Imana ku muryango, kuko ibibi bigira ijwi risakuza cyane kugera igihe bisibanganyije ibyiza. Nahereye kubanza gukunda kuba umugore. Buriya Yesu ni mwiza. Maze gukizwa, ubundi sinakundaga kuba umugore, ariko maze gukizwa naze gusanga turi bitangaza mu maso y'Imana. Mbanza gukunda abagore, narabangaga, ariko mbanza kubakunda nkimara gukizwa. Ndabanza ndikunda, numva ndaryohewe, numva ibintu byose bimeze neza, numva nta kintu cy'impanuka kiri ku buzima bwanjye. Haleluya. Ndahanyije nkunda bagenzi banjye rero b'abagore, numva ndabakunze, nkumva nifuza kubabwira ibintu byose Yesu yanyigishije, kuko bigira umumaro bikazura